umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Nari mukumbuye byata. Ntaga surprise shabo. Asuri mu biki? Ariko se bite? Uzo wakwitoza kumara. Byinshi ariko. Zirukumbuzi ngufitiye. Kirumba kitagatiwa. Umwari oya wirira. Ubwa mbere duhuye nawe nshaka Birasa. Urihangana rero usanze yagiye. Nese telefone ye ko yananiye. Urasisa ama network yariyo ariko. Batanye gahunda ko ndi bumurebe nyuma muhamagaye numva nica muraboneka ngere mu rugo murebe. Usanze agiye yarafite akazi kenshi. We mudamu wese? Yego. Bakwita ndetse. Nitwa Umwari. Ko witonda cyane se umwana? Oya, nuko ari ubwa mbere mbonye. Maga atari ubwa mbere ntabwo waba witonda. Biraho nyine. Gerageza kuba sociable. Okay. Tubakiriza iki se? Cyangwa muri kwihuta? Urumva nta kintu ariko wenda nk'amazi yo nta kibazo. Amazi yo nta kibazo. Amazi. Kuko turi mu masaha y'akazi wongera ngo urabibona. Ntabwo umuntu yatangira gufata agacupa amasaha. Ariko ni ndabyara nashyushye. Ejo nyine naruhutse. Urabizi ko umunsi wabanjirije nini birankora cyane. Ako ubona ndumwa. Ese iyi kampani ubona ari kampani bahida afite amategeko? Kurambwa ngo waruhutse ninde rogoye konje? N'ubundi rega wiruha bikwiye kuvunika. N'ubundi wamaye email nyirukana nta kibazo wakoze. Bivunika rero. Mbese nta nubuze gusaba imbabazi. Habaye iki se nakoze iki? Ese umuntu kubona ni wakaruhuka nabyo ni ikibazo. Reka nkubwire. Ntabwo ndi gutenana n'amagambo. Sibyo? Kurabizi ko nijye uguhemba jewe nijye ukwihembera ngakwera amafaranga ngaguhemba. Ikindi cya kabiri undi muntu uzi byibura muri aka kazi yo raporo. Rwose ntabwo uzi gusaba imbabazi pe. Ndetse ufite ubwiyemezi bwinshi, kigaragara ko n'aka kazi ntabwo gakeneye. Byaba byiza rero usohotse ukigenda. Nta kibazo urakoze. Mpaye email nyirukana ariko nshobora no kubona n'indi ngarura mu kazi. Ndetse gato. Ako gasuzuguro ufite. Ndakumenyesha ko nubwo yaba ari umuntu umeze ati ntabwo ushobora kujya kukubaho muri aka kazi. Ndagusezeranya ko nta burenganzira ufite bwo kunyirukana muri kano kazi. Wait and see.
se ko mbona wataye twabaye yewe ko umuntu utarwambaye ndeka wabaye iki se ndeka rufomba barira hafi wabaye iki kumeze nk'umuntu ugiye kwiyahura wabaye wabaye iki se rufo gushaka nabi bitwa no gupfa bakaguhamba nyoka akamenya ko wagushyizeho itaka nazo rufo ariko reka nigende oya buretse ariko sabe nawe wanditse nkigende wakitonze ukambira ikintu wabaye rega jya vuga ngo washatse nabe aramutswa n'abakwe mbwira ikibazo wagize niki ufite icyo kibazo rufo Rudoviko nabanye n'imyaka 26 nase yapfuye rufo atinyuka ryamane yaryamanye nande se uyandeka yaryamanye nande weburetse rufo ndeka ngenda ariko yaryamanye nande se ntago nabasha kumukubwira ntabwo nijye njyenyine uzi iryo banga njyenyine hano muri karitsiye ntabwo nshaka ko bindengaho reka ntabwo se buretse tuza wambabariye nkigendera ko nakubwiye iki Rudoviko maze kubwira inshuro zingahe Rudoviko wamuratse Rudoviko wamugendeye gake none se nimugendera gake bigende bite turaho nta kibazo ako ashobora kuza gutaka ntabwo namutegereza nari ndomotse nandi mu kazi none se uramenyereye ndamenyereye yego mu rugo se nagana he ndi Ikaraba yego muri Nyamagabe Karaba ndahazi warahabaye Ikaraba buriya ndahazi cyane kuko mpafite sogokuru cyane rwose pe naranaharerewe kwakunda abantu bajya kwa ngira ngo nahamaze nk'imyaka 4 hariho nibera ndumva barahatinze n'abantu babo bose ndabazi umugabo bita Rudoviko wawe umuzi Rudoviko muremure gutya Rudoviko se wahoze ari konse yego ukunda kuvuga igifaransa cyane kuvuga ibifaransa cyane ndamuzi Rudoviko ni papa wanjye agenda ubuzuro kwa Rudoviko ntabwo se ubona ko dusa ariko si kwivuze wo mwana murasa koko ese ko abantu kwa Rudoviko bose numvaga mbazi nkabona kuzura ahubwo biranatangaje ninjye mukobwa afite wenyine hajya hamwe ngo Umwari ndakubwiye ngo noneho ibintu nkoreye si ibyina reba dore ibimera nyoherereje ndanyirukanye ku kazi yamaye nka data ariko inyanenga ngo nibirasa bikomeje kungendaho aratinyutse arabitinyuka kuri kano kazi mba yanansuzuguye cyane ndeba ni sesemi amagambo ambwiye yo yonyine kweli ikigaragara ko inyanenga ishe kungenda rwose nta soni umukobwa mwiza nkawe toto umwana kitoko aratinyuka kwirukana muri kampani harimo abantu nkamwe dukeneye bashobora kwinjiza n'amafaranga none haranambwiye ngo ibyo wakora byose ngo nta muntu n'umwe ngo wakugarura muri iyi kampani je gakire aribeshye cyane mva mu bwicyuki njyewe gakire mfite ubushobozi muri kampani bwo kwinjiza umukozi nshaka gukoresha umukozi nshaka buriya Birasa ni buriya nta negeka uza amafaranga ashobora muri no kampani ngiye byibuze nanyirukana ariko nanarenzaho amagambo mabangana kuriye uguze nk'ibintu yararimo arambwira ngo nigize ikirara ngo nica akazi wagira ngo ninge mu ibyo se birabere muri amusenzi biramureba ariko sheri ubundi baze ko amafaranga ukura hano muri no kampani jewe gakire nta nakuba kabiri kanaguhe mutanakoze wari ubizi neza arambabaje no gukura niciye umunsi pe mukobwa mwiza kumura rwose urahari kandi nanjye ndahari amafaranga si icyo mbuze rwose ahubwo uyu munsi nta kuntu twajya kwicaye ngo agasi icyaka nanjye numva nikumbure n'agafi hari ahantu rero hasigaye hameze neza muri iyi minsi kwigera i Musanze ahantu bita mu Biza Resort tugende uri tayari wenda n'agahinda kashe oya rwose nahiranye n'imbwa surira ntegeka njyewe erega nafite ubushobozi bwo kuba namuhagarika cyangwa udufaranga tumwe tumusubiza akagenda akangara akajya gushaka kandi akorera keretse umuhagaritse we bindekere rwose mugira ikibazo ahubwo tugende
simpari hari umunsi nabikubwira ibyo bintu Rufa ikibazo kiki wanditse ko nitereye umutwe siko utanaje kurira telefone nakwemereye mvaho ntabwo wifatanya n'ibibazo nifitiye ariko ndeka nigendere ntabwo wandeka mwigendera ubundi ushaka kurwana Rudoviko kandi nyamara kuva ngaho utuje waje tukizambye twajyara guhagura agafanta ugasubira mu rugo Rufa ntacyo na kimwe nshaka icyo nshaka ni ugura na Rudoviko mahita mu Rwanda kandi mu Rwanda ntabwo ndwana nawe nge ntabwo ndwana nawe reka nkubwire rero uzi ko igishoro afite ari agasura kawe ibaze Rudoviko nakangiza waje ukakumira gutya ariko uzi ko iki cyaro ukiyoboye ku isura nziza wanditse nkigendera koko wa mugabo ntabwo nshaka kuva subizi ko nkubaha sinshaka kuvana ubu se ngo yirikire muri uyu muri uje ntabwo bibaho ngaho reka nigendere ujye kurwana Rudoviko kumbabara ntabwo nakwingenza ndwana nawe wirwana nawe ntabwo ndwana nawe reka nkwereka akantu kamwe shashe wanjye ukoze cyane nukoze Mubaze iki se sheri ko ari ibisanzwe akorera ibintu utangiye byo kujya utambwiye untunguye bya surprise no mba meze nabi bize nabi nyine ushobora no kuyangana hari ibintu utakwihanganira burya reka da nukuri uzi umunsi wambuze burundu none wagiye he kiye kujya hanze wenda mu kazi umva mbese nkaguherekeza Kumva bishoboka abo se wabyihanganiye wowe wabyihanganiye se kubakorera ya umuntu arihangana nyine si ubuzima mfasha ntabyo nabasha ahandi se bimeze bite ubundi uri inaha kuva rya shamva maze umunsi umwe narindi kwa broto se nyine bofura araho shamva sinavuga ngo araho mbo mwakoze kunyakira ndumva nagenda ego kumana yanjye ese ko mwihuse nari ndi mu kazi uko nari namubuze byangomba ko nshaka gusima ngo murebe kuko hari gahunda dufitanye kandi yari diligence ya birumvikana ariko nubwo nakwibwiye ntabwo wigeze unyibwira harya ntabwo nakwibwiye twahugiye mu kuvugana iby'iwacu iyo ngiyo nitwa Ruhumuriza ubusanzwe mu buzima usanzwe ndi dogiteri shante akazi kanjye ka buri munsi umugabo wawe ni inshuti yanjye cyane ni inshuti yanjye magara ubusanzwe sikorana n'umugabo wanjye ntabwo dukorana nuko ari inshuti yanjye gusa magara nari nzi ko mukorana ntabwo dukorana ariko ni byiza cyane kuba uturukaho nanjye aho nturuka ni kwa sogoko nk'uko nabigusobanuriye ariko urumva byose ni nk'iwari iwacu navuga ko nahabaye nk'imyaka nk'ine gusa mpita ngaruka iwacu mwaba se muganira cyane ku buryo Hakusa waje tukajya ku kabari kanjye. Wowe ntago ushobora kumva agahinda. Ndabyumva pe, ndabyumva 100%. Nose ubundi ni umuntu ari kubwe cyangwa aramufasha. None ikintu kibabaje. Uwo muntu baryamanye wowe ubwe ntimwanahagararana mu muhanda. Nta muntu utamuzi, nta muntu utazi ibye Alfred. Dakar ngiye ndandamutse nari nibwa narya n'inzungu. Nimpamu y'Imana. Ngaho reka nigende. Ntago ngiye nakandavurika. Reka ngende. Tazabona ndi kwirukanka ugire ngo ngiye nakandavurika kandi uze reka. Ngaho reka ngende basi. Ngende shaka kugenda turavugana basi. Ndaza kukureba ni mugoroba. Uravugisha ukuri? Muramara. Uravuga umutware wawe se? Yego. Nta kintu na kimwe ajya mpisha rwose turaganira cyane ni inshuti yanjye nivuga ngo ni inshuti yanjye magara ubyumve. N'ibijyanye no kuba twarabanye wabiziho cyane. Mbese nabiyoberwa gusa nari bizi ko muri kumwe. Gusa ntabwo nyine biba byoroshye iyo ubana n'umuntu ubona ko mwabanye hari umuntu runaka umugwatiriza utamukunze biba bigoranye. Sinuvuga ko waje ku mutware wawe baguhatirije. Si wambwiye ko uzi papa wanjye se? Ndamuzi cyane. Rudoviko? Ya, Rudoviko. Ndamuzi cyane rwose. Yajyaga yinywera agacupa kamanuka yidoga avuga ibifaransa nicyo kintu nari muzi. Yego, iyo yagasomye avuga igifaransa cyinshi cyane. Kuba nyine bari abantu bumva umuntu wayoboye kera
bari abantu bari bazi igifaransa. urumva urebye mbese birasa twabanye ku bw'agahato k'ababyeyi banjye ntabwo nari tayari yo gushaka. Se niko byagenze? kwihangana nyine ntabwo nari nzi ko ari kuriya byagenda hagati na mushiki wawe. cyane kuriya nyine ibyingo ntago ariko umva mbibwiriye nshuti yanjye uramutse unciye inyuma ntabimenya iyi nzu ureba iyi nahera hariya kuri geti nsuka esanse ngakurotira undi umwambi ngacana waba urimo waba utarimo waba uri kumwe n'iyo ndayareka nyita indaya nubwo itaraza umva ubwo ni ibyo nyine nashaka nkigeragereza rwose ari ibintu nta ibyo uri kuvuga ni ibikishiri none sinumva ngo nibyo mushiki wawe yamukoreye siko byagenze ntuse bihuriye nanjye ari bwumve hano hanze ngo hari umukobwa oya sheri wanjye nivugiraga sha burya hari ikintu oya sheri ntugashake kumbabaza sibyo nk'ibyo urabizi ntabwo nabikora sibyo sorry basi nivugiraga ko wari unteye ubwoba umva mbese ntwikira inzu uzi uyitwitse twabahe biteze sawa hari akantu gatoya nshaka kukubaza. Ndashaka umbwire nimba Gakire na Teta ari ahantu byibura bajya bahurira nyuma y'uko tuvuye mu kazi cyangwa se turi mu kazi. Hari undi mushoferi agira wamenya amabanga ye? Ni njyewe ariko ndashaka kumenya nyine bahura mu kazi cyangwa nyuma y'akazi. Ndimo ndabaza nyuma y'akazi. Nyuma y'akazi ntabwo mbizi kuko ndamucyura nkageza mu rugo, namugeza mu rugo nkahita parika imodoka nkagenda. Ndamutse ngo akazi wagakora? Boss urabizi ko ari we wanzanya akazi kose wama nagakora. Buriya rero njyewe Gakire nagiye kumuha umushoferi wo kumutwara kubera ko nari nkwizeye sibyo? Ndashaka unekere umenyera amakuru nimba Gakire na Teta ari ahantu bajya bahurira turi kujyana, uhituma raporo nyuma y'akazi. Yego nta kibazo ndabikora. Cyangwa se byibura ukaba wababona bari kumwe gusa, ubu uzamfatira ifoto y'inyoherereza. So kugende. Murakoze. Ko byagenze ariko nyine ntabwo wasuzugura ababyeyi bawe. Ibyo byose umuntu agerageza kubaha abamuruta. Nari nzi ko waba ubizi. Urumva burya mu rugo habamo amabanga menshi kandi burya urugo nyine rumenywa n'abarubamo. Urumva ni inshuti yanjye bisanzwe, dusangira akabisi n'agahiye, ibintu byose, ariko burya iyo byize mu rugo biritonderwa. None se ko ndeba usa nk'ufite agahinda, kuva wagera mu rugo se nibura hari ibintu wabonye bidasanzwe, araguhohotera se, akubwira nabi, bimeze bitiriga, wajya umbwira nk'umuntu w'iwanyu nanjye najya nkugira inama. Nta kintu na kimwe nareka kugufasha rwose. Ni na byiza kuba mbonye umuntu w'iwacu, tumva byamfasha kujya nkunganiriza, ariko nta kidasanzwe usibye ko nyine tubana muri ubwo buryo. Ariko nyine ngerageza kwihangana, urabizi ko iyo umuntu ashatse arashobora. Gake gake nzagenda amenyera. Rero buriya harya bambwira ngo witwa Umwari. Reka nkugire inama, uzajya unyisanzuraho nk'uko navuye ko ndi muganga. Burya abaganga tujya tumenya uburyo. Gusa sinshobora kwisanzura nkazashiduka araganiriye na Birasa. Buriya nyine bibaye ibanga ryanjye nawe ntabwo Birasa yabimenya. Si ngo amabanga ajyana Birasa niho nkonyine nyakubwire. Ni byiza cyane, wakoze rero cyane. Ubwo ndaza kumubwira ko wamuzi. Oya
ndumva utamubwira ko nanahageze. Si ngombwa? Si ngombwa. Yego. Umubwire uwo ni telefone naza kunyenda akomeza ngerageze wenda bishobora kuza gukunda. Ubu kuva kare nagerageje biranga. Reka ngurenze irembo. Sawa urakoze cyane. Maze usigare amahoro. Yego. Intego y'ubuzima bwawe isumba kure gushaka gusohora imigambi yawe. Nsuzugura niko gatuma ndamukunda kamubwira papa mwakira Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze